talk to you. I can come to you wherever you are. urabizi twavugana aho uri hose nahagusanga, urabizi ko nahagera nihuse, ntunyinishe. Mbwira uri hehe? Can you get there faster than a bullet? Saa 9 mube muhageze. Nice long hike back to Tunisia. Nimuramuka mutageze saa 9 ubwo mwitegure kuza kurira imisozi muva muri Libya paka muzamutse mukagera hejuru muri Tunisia. Dore kakagabo kohereje abasore kuri mission niko kabagambaniye Nyagasani, kugira ngo utazabizamo abari we bizabazwe n'ibinaba ngombwa boss. Avoid a 9/11 level event. Nagira ngo twirengagize ibyabaye nko kuri cya gitero cya 9/11. Murabyibuka ibyabaye ubwo Osama bin Laden yateraga za nyubako za World Trade Center, kazigongana igitero cy'iterabwoba cyabereye ku butaka. Kuko kuri icyo kirwa hari ubuvumo amagana n'amagana. Tubuze perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu gito. Ikibabaje rero Sadri failed to achieve what I hoped to achieve. Nananiwe kuzuza inshingano nari nzi ko nzuza. Kandi mwe abararabe bose yaramuye mu cyundi nawe yazanye hakuno. Fite remote bivuze ngiriya modoka yahite
yatangiye itanga CD 3 z'ubuntu ku muntu ushaka kugura DVD iriho filime nyinshi, biza kugeraho irazongera ziba 10. Ibi kandi byahenze Netflix cyane, ariko kuko yashakaga kongera kwigarurira imitima y'abantu nta yandi mahitamo yari ifite. Ariko nabyo ntibyayihiriye, kuko wasangaga umuntu yirebera CD bamwongeje zonyine ntagire igitekerezo cyo kugura DVD player. Ibyo nyuma yo kubona ko bidakora, Mark na Reed bigira akanama ko gushyiraho ubundi buryo bwo kwamamaza. Niko gukoresha ubuhamya Bill Clinton yari ari hafi gutanga avuga ku isano afitanye na White House na Monica Lewinsky. Iyo nkuru yari igezweho cyane muri icyo gihe, ndetse ni nayo yavugwaga kurusha izindi muri Amerika. Abantu bose bashakaga kumenya ukuri kuyiri inyuma. Ndirakoze Cedric, ngo haye ikaze. Netflix yahisemo gushyiraho amashusho y'ubwo buhamya bw'uwigeze kuba perezida wa 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bill Clinton. Umutwe w'inkuru wagira guti: amafaranga 2 yonyine gusa ku buhamya bwa Clinton. Netflix yari yarizeye ko ibinyamakuru byandika byinshi biri bumenye iyo promotion bikanayandikaho. Yego nibyo, yaje kuba intsinzi ikomeye cyane mu kwamamaza, kuko havuyemo abakiriya 5,000 bashyashya kuri website ya Netflix. Ariko nanone ntibyagenda neza. Buri business itagenda neza, ibibazo bigaruka ku bayoboye iyo business. Birumvikana ko ingaruka zo gutsindwa zagombaga kugaruka ku bashinzwe Netflix, aribo Mark Randolph na Reed Hastings. Mark Randolph yavugaga ko gutsindwa kose biri guterwa no kuba badafite CEO wa company, cyangwa se uyiyoboye kandi ko yumva ashaka kuba CEO wayo. Nyamara ntuze kwirengagiza kuko gusubira inyuma kwa Netflix byose byabaye hari uyiyoboye. Ibyo rero byatumye amahirwe yo kuba CEO ayoyoka. Niko guhita bemeza ko company igomba gukomezanya na Reed Hastings akaba ari uba CEO, kubera ko yamurushaga n'ubundi uburambe muri business. Ariko ibyo byose kuri Randolph Mark yavugaga ko bwari ubugambanyi, gusa mu nyuma yaje kwemera. Mu 2000 internet ubwo yahendukaga, DVD yatangiye guhenduka nayo. Ni nako Netflix yari imaze gutangira gahunda ya Netflix subscription. Tujanishije iryo ryabaga ari ibarura ry'abakoresha urubuga rwa Netflix. Iyo company nayo yacuruzaga amafilme kuri DVD, ariko irusha Netflix kwinjiza, kuko yinjizaga miliyoni 800 z'amadolari ya Amerika muri uwo mwaka, mu gihe Netflix yinjizaga miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika yonyine. Blockbuster yari ifite agaciro kangana na miliyari 6 z'amadolari ya Amerika n'abakozi bagera ku 60,000. Ku bakunda gusoma Bibiliya, ibi bisa neza n'inkuru ya Goliath na Dawidi. Gusa nanone aho Blockbuster yatandukaniraga na Netflix nuko itakoreshaga internet cyane, mu gihe Netflix ari cyo cyonyine yayirushaga. Mu gihe cya .com bubble cyangwa se ivuka rya internet, abashoramari bose bifuzaga gushora imari mu bigo bikoresha .com mu izina ryayo. Kubera ko nta gishoro gihagije Netflix yari ifite kandi ishaka gufata iya mbere muri .com bubble, Netflix yagiye mu biganiro na Blockbuster. Blockbuster niko guhita ibaza Netflix iti: ese mubyumva mute tubaguze? Murashaka ko tubagura ngahe? Reed niko guhita azunguza umutwe avuga miliyoni 50. Ayo mafaranga yari make cyane kuri company nka Blockbuster yinjizaga amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari ya Amerika. Netflix yagerageje kugumana abakiriya b'ingenzi bayo b'imbere, ikomeza intumbero yayo kandi serivisi zayo zari zimaze kwamamara cyane. Ariko kugira ngo ishobore guhangana na Blockbuster, byayisabaga andi mafaranga arenze ko yari ifite. Ni muri urwo rwego tariki 29 Gicurasi 2002 Netflix yakoze IPO yayo. Iyo IPO ikaba yari ishinzwe kugurisha imigabane ku isoko rusange byibuze ry'amadolari 15 kuri buri mugabane. Imyaka uko yagendaga izamuka ikurikirana, ni nako ubukungu bwa Netflix bwagendaga buzamuka, ndetse ibyo bigatera mu cyeba wayo Blockbuster inkeke. Kugira ngo Blockbuster ishyire ubucuruzi bwayo online, byayisabye igihe kuko yabigezeho muri 2004. Ibyo noneho byazamuye urugero rw'ihangana izo sosiyete zari zihanganyemo.
Mark Randolph nk'uwari warashinze Netflix igihe yari ayoboye byari byaramunaniye, nyamara mugenzi we Reed Hastings we yasaga nk'uwatsinze igitego cyo gukomeza kuyobora Netflix, kuko icyo gihe yanavuye ku bakozi 80 igera ku bakozi 100, nk'umuntu wari ufite inshingano nyinshi zo kwitaho umuryango we n'ibindi byinshi. Mark Randolph niko guhita asezera akanakuramo ake karenge muri Netflix. Nk'uko byumvikana inshingano zose zasigaranye Reed Hastings, kandi mu by'ukuri ubwo bushobozi yaranabugaragazaga. Yari asigaranye irindi hurizo rikomeye cyane ryo guhangana na Blockbuster, kandi kuko bose batangaga serivisi zimeze kimwe, ariko Blockbuster yinjizaga amafaranga ku by'inshuro 6 aya Netflix, kuko byaje no kugaragara ko muri 2004 Blockbuster yinjizaga miliyari 6 z'amadolari y'Amerika, mu gihe Netflix nta na miliyari 1 yinjizaga. Byasabye ko Netflix yongera kwicara ikongera igakora inyigo y'icyo kibazo kugira ngo izane umwihariko wayo uzakururira abantu bose kwishamadukira. Niko guhita ibona ko ikeneye kuzana uburyo bushya bwo kwamamaza, ikazana imbuga nkoranyambaga nshyashya n'amafilime mashya. Kwikubitira yahise ikora urubuga rwitwa Netflix Friends. Hano washoboraga gusangiza inshuti zawe ibyo uri kureba, mukanarebera hamwe filime ziri gusabwa cyane. Netflix yakomeje ikora ibintu byinshi bitandukanye nko kugurisha amasede ya filime, kugurisha ibirango byamamaza ku mbuga nkoranyambaga, kugura amafilime yakuraga mu maserukiramuco atandukanye ya filime harimo izwi cyane nka Sundance Film Festival n'ibindi byinshi. Hastings yaje kubona ko ibyo byose bidahagije, ndetse kandi ko nta nyungu ihagije akuramo. Arahindura yibanda noneho ku biganiro byo kuri televiziyo. Gusa icyari cy'ingenzi cyane nuko Netflix yakomezaga gukora ireba hazaza, kandi yabonaga ko no gukoresha CD byasaga nk'ibiri gucika amazi, ariko agaciro ka Bitcoin kuri megabytes za internet kiyongeraga cyane uko bwije nuko bukeye. Mu bihumbi 2007 Netflix nibwo yahisemo gushyiraho filime ku rubuga rwayo bidasabye DVD, ikajya irebwa n'uwakoze subscribe ako kanya online. Icyo gihe Netflix yatangiranye na filime 1000. Muri make batumye abantu babasha kureba filime n'ibiganiro byo kuri televiziyo bakoresheje internet gusa. Nkwibutse ko kandi nta wundi muntu wari wakigeza agerageza gukora nk'ibyo na mbere. Netflix yahise itangira kubona abafatanyabikorwa nka Fbox, PlayStations, TiVo, Apple n'izindi. Ibyo kandi byoroherezaga abantu bafite telefone ngendanwa cyangwa se mudasobwa bakabasha gukurikirana ibiganiro online mu gihe badafite televiziyo, amafilme n'imikino izwi nka video games. Hagati aho byatumye Netflix ihita itangira gukora byagutse ku isi hose. Mu bihumbi 2007 kandi nibwo Netflix yafunguye amarushanwa rusange iyita Netflix Prize. Ayo marushanwa batanzemo miliyoni y'idolari ku isi yose ku muntu washoboraga guhiga abandi. Iryo rushanwa ryatumye kampani nyinshi zirwanira gukorana na Netflix mu kwamamaza, ndetse n'abakiriya bariyongera cyane kuko bari bamaze kumva iby'iryo rushanwa karundura. Nkuko natangiye mbikubwira hejuru, Blockbuster yakataga amafaranga 40 y'idolari ry'Amerika w'ibukererwe mu gutirura DVD zayo. Ibyo byatumaga abakiriya babyinubira, niko guhita batangira kwamaganira kura kasaga nk'ahari akarengane kuri bo. Byaje kurangira iryo katwa ry'amadolari 40 rikuweho, ndetse igerageza no kwigana Netflix ariko biranga, ahubwo mu bihumbi 2010 nibwo yaje guhomba neza ifunga imiryango, mu gihe Netflix yo yari ikataje cyane mu kuzana udushya muri business yayo. Ntuze kwibagirwa ko iyo Blockbuster ariyo habuzeho gato ngo igure Netflix mu 1999. Nge wumvaga nk'ibisanzwe Ndirakoze Cedric, wakoze kuntega amatwi kugeza ku musozo. Twe nk'ibisanzwe twitwa Bigezweho TV. Nimba utarakora subscribe kuri Bigezweho TV ugomba kuyikandaho utibagiwe n'inzogera. Imana ibarinde.